Hello guys. Nizere ko mumeze neza kandi uwaba atameze neza yihangane. Navuga ngo Imana iguhumurize kandi ni ukuri jya iguhumurishisha nawe uzarihumurishisha abandi. Uyu munsi rero ngiye kuvuga ku bintu bibiri, ngiye kuvuga ku kintu bita asset, mvuge n'ikintu bita liability. Ikintu bita umutungo n'ikintu nakwita umwenda. Muri buze gusobanukirwa icyo mu by'ukuri twakabaye twita asset n'icyo mu by'ukuri twakabaye twita umwenda liability cyangwa debt. Nibyo ndibuze kuza kugerageza kuvugaho mu magambo make ashoboka byabasha kumvikana, ariko mu by'ukuri nk'uko bisanzwe njye nkunda kwifashisha resources, online resources kugira ngo mbashe kubisobanura neza. Ntago iyi ni publication cyangwa ni article yanditswe na SCCA, ni Associated Chartered Certified Public Accountant, niyo nakwita CPA. So board of directors bayo baricaye barivayizinga ama definition, ngiye kugenda ku ma definition yayo bakoze kugira ngo byibuze mbashe kubisobanura mu buryo buri tekinike. Ntabwo ndibuze kubisoma definition. Urabona ko definition ya 2010 yahindutse ugereranyije na definition ya 2018. Kubera iki? Kuko muri bino bintu by'ama professional courses usanga bigenda bihinduka. Definition dushobora kuba dufite uyu munsi ushobora kuzanga tujya muri 2040 hari ikizaba cyarahindutse cyangwa haraje indi source ya economy. Rero iyo tuvuze asset y'ikigo cyangwa y'urugo, navuga ko ni ubukungu bw'icyo kigo buyoborwe n'icyo kigo, ariko bishingiye kuri decision cyangwa ku bintu byabanje, ku gikorwa cyarangiye cyabanje. Urugero, iyo uguze imodoka, iyo uguze inzu cyangwa ukubaka inzu, biba asset bitewe n'uko mu gihe iyo nzu uguze cyangwa wubatse iza ari iyawe, kandi ikaba itewe n'umwanzuro wafashe mbere y'uko ujya kugura. Ni ukuvuga ngo kugura iyo nzu, kuba ufite iyo nzu ni izati y'umwanzuro wafashe wo kubaka iyo nzu. Biba icyo twita liability. Liability yo yahindutse kenshi nk'uko mubibona 2018 na 2018 definition yarahindutse na concept zibisobanura. Bavuga ko liability rero, liability mu magambo make ni inshingano uba ufite bitewe ziza ku kigo cyangwa ziza ku muntu bitewe n'ama event aba yarabaye, ariko amusaba yuko mu gihe kizaza azishyura cyangwa azabasha gufata ubukungu yari afite akabasha kubutanga ahandi. Dufate urugero, niba ugiye kuri banki bakaguha inguzanyo, baba baguhaye resources zabo, baba baguhaye kuri za asset zabo, uba ukeneye kuzazibasubiza. Niyo mpamvu inguzanyo ishobora kwitwa liability, cyangwa iyo tuyifashe tuyibara muri liabilities. So nizere ko mu ncamake ngerageje kubisobanura. Ni ukuvuga ngo present obligation mfitiye uyu munsi, inshingano mfitiye uyu munsi cyangwa ikigo cyanjye gifite, niba ndi company, biturutse kuri decision nafashe, ariko bizansaba ko mbasha gufata economic resources cyangwa gufata ubutunzi bwacu twaba dufite muri company tukaza kubuhereza abandi, tukaza kubuhereza indi entity biturutse ku myanzuro twafashe cyangwa kuri decision twafashe cyangwa kuri event zabaye. Nituvuga event wumve ko ni buri kintu cyose gishobora kubaho mu buzima bw'urugo cyangwa mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bwa company kitari incident. Coincidence ni igihe wenda warwaye, so icyo kintu cyose tukita event. So rero ngiye kugerageza kuza kubisobanura nanabihuza, ko hari igihe umuntu akubwira ati ngiye kubaka inzu, wamubaza kubera iki ugiye gufata miliyoni 30 cyangwa 10 bitewe n'ubushobozi bw'umuntu, cyangwa miliyoni 2, kuki ugiye kubaka inzu cyangwa kuki ugiye kugura ikibanza, ngo ni asset. Ndagira ngo mubwire ko iyo definition yaba itari ko, nk'uko tubibonye, mu gihe cyose icyo kintu ubasha kugikontorora cyaturutse kuri past event, icyo gihe nibwo tukita asset. Ariko ndongeramo ko ikintu kiba asset mu gihe kibasha kugira cash in, mu gihe kibasha kujya gute, gishobora kugira cash in. Niba dufata urugero wubatse hotel, wubatse inzu, dufate urugero wubatse inzu nini
cyane. Dufate urugero nka Makuza M Plaza, urugero ni etaje ariko ikaba itabasha kugeneratinga cash flow in, itabasha kwinjiza amafaranga, icyo gihe aba ari liability. Uko wabimbwira kose ngo ni inzu ihagaze ku rwanjye ruhande in terms of economics, muri accounting nta kitangaza nyibonamo. Na liabilities nazo ni igihe zo twabisobanura gute, ni igihe zikora icyo twakwita cash flow out, mu gihe zifata amafaranga wari ufite mu mufuka zikayavanamo. Ikintu cyose gifata amafaranga kikayavana mu mufuka wawe, amafaranga wari wakora niba ari 3,000 kikayatwara, icyo gihe aba ari liability. Wambwira ngo niba ari n'inzu ugiye kwitaho, icyo gihe itabasha kuyageneratinga aba ari liability. Niba ari n'imodoka uguze, imodoka ishobora kuba ari liability. Ni urwo rugero abantu bajya bakunda gutanga, ngo naguze imodoka ariko ngo ni liability. Imodoka ishobora kuba ari liability ariko ishobora no kuba asset, ishobora kuba umutungo ariko ishobora no kuba ikintu kiri dete kikuvanamo amafaranga. So bishingire kuki? Niba imodoka yawe uyifashe wenda ukaba iri muri company, ikaba wenda generating amafaranga on monthly basis, on weekly basis, so iyo modoka yawe ni asset, ntabwo ikiri liability. Niba ufashe imodoka yawe ukazajya uyikoresha gusa isohora amafaranga, icyo gihe ni liability. Niba ufashe wenda urugero, dufate urugero wubatse hoteli cyangwa wubatse inzu yawe yo guturamo y'ibyumba 9, 10, nta kintu na kimwe igenerating, ahubwo wowe urasohora amafaranga yo kuyimaintain, icyo gihe ni liability. So sinzi niba iyo definition yumvikana, ariko uzasanga rimwe na rimwe muri banks batatubwira gutyo, bazakubwira okay, niba ugiye gufata inzu cyangwa n'abarimu batwigisha bazatubwira ati as long as ugiye kiri ikintu kiri asset, kiri non current asset, kiri current asset, that's fine, ni asset, ndabyemera, ntago mbihakana. Ariko iyo definition utashyizemo ikintu bita cash flow biba bipfuye. Cash flow niyo igomba kudefinisa niba ikintu kiri asset cyangwa kiri liability. Dufate urugero, hari umuntu ukubwira ngo computer, ngo kugura computer ni urugero, ngo izaba depreciated. Nta kibazo, ariko ibaye depreciated niba warayiguze 2,000,000 yarageneratinze 10,000,000, ni urugero mfashe, icyo gihe uba wungutse iki? Uba wungutse 8,000,000. Nonse icyo gihe waba wahombye iki? Nako waba wungutse 8,000,000, icyo gihe nta gihombo waba ufite, icyo gihe ni asset. Ntago nicyo kintu navuga mu ishuri twiga, usanga twiga ariko at the end of the day birangira n'ubundi turi abakene, kubera ko twiga izo definition ariko ntago mu by'ukuri tubi practice. Umuntu ashobora kuba ari certified public accountant ariko still ibyo bintu arabyumva kabisa, muri company arabikora, arakora ama financial instrument neza, arakora financial transaction arazipasa neza, arakora ama financial statement neza, ariko ntabwo iki kintu abasha kucyaplika mu buzima bwe. Niyo mpamvu uzasanga umuntu wize economy cyangwa umuntu wize entrepreneurship, umuntu wize gukorera akazi cyangwa kugahimba, arimo akeneye kujya kudepoza kugira ngo abone akazi. Ntabwo mu kazi cyangwa mu ishuri ntabwo twiga kubona amafaranga, twiga gukorera amafaranga, kandi ni ibintu bibiri bitandukanye. Izi concept ngiye mvuze ni concept iyo umaze kuzisobanukirwa bibasha gutuma ubasha kugera ku yindi, ubasha kumenya nihe nashora amafaranga cyangwa nihe nakoresha amafaranga. Ko dufate urugero, hari nk'ukuntu umuntu ambwira okay, Jesira ngiye kugura inzu, fine, ariko iyo nzu urayiteganyiriza izihe plan? Ko niba ugiye kugura inzu, naberetse ukuntu loan iba calculated. Niba ugiye kugura inzu bakagusaba deposit y'amafaranga wenda runaka, bakagusaba ibi n'ibi na biriya bi processes byose, ukandi ukaba ugiye gusaba inzu y'imyaka wenda 20 cyangwa 15. At the end of the day iyo nzu ushobora kuzajya kuyigura ushobora kuzajya kurangiza kwishyura iyo nzu yarikubye kabiri, kandi still
ukeneye ukeneye kuyimentena, ukeneye no kugira ibindi bintu bindi ukoraho kuko mu myaka 30 izaba yaravuye kuri pause. Umuntu akambwira ati ariko dore nzabona ayo mafaranga nari ngiye gutanga njyewe nzajya nyatanga, ndabyemera. So ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze, mu gihe cyose waba wakoze wapashije transaction zawe ukabona ko hazaba cash in, icyo gihe ni asset. Mu gihe cyose uzabikora ukabona hazaza cash flow out, icyo gihe hazaba ari liability. Ibyo wansobanurira byose, ibyo wambwira byose bimeze bityo, bizaba ari ikibazo, bizaba ntago njye tuzemeranya. Rero abantu barakubaza ngo ubundi se twagashoye hehe? Icya mbere numva abantu twakiza kumenya gutandukanya ibi bintu. Ikindi tukamenya no kumenya kutagendera mu kigare, kuko umuntu araza akavuga ati okay, nutagura inzu uzapfa abana bawe bandagara. Come on, none se ngo bazakodesha? Ubundi se ikintu tudakodesha ni iki? Umuriro tugura ufite generateur iwucura se? Amazi tugira se, amazi tunywa ufite ipompo uyavoma mu butaka? Ni ibintu byinshi dukodesha, ntago ari inzu gusa, ntago ari imodoka gusa, dufite ibintu byinshi dukodesha. So ni ikibazo cyo kugira ngo rero umuntu yirebe avuge ngo njye nkeneye iki, ese koko kizaba kiri asset cyangwa kizaba kiri liability. Nyuma y'icyo atari ukuvuga ngo ugendeye mu kigali cyangwa ugendeye muri pressure y'abandi bantu banagushyiraho, ubaye inzozi zabo kubera ko twacurujwe dreams ziri fake. Twumva ko wenda kuba waba mu nzu yawe ari bwo wateye imbere, cyangwa tukumva ko kuba wagenda mu modoka yawe ari bwo wateye imbere. So igihe cyose bitewe n'urwego uriho rwo gushaka gukira cyangwa bitewe n'icyo ushaka kugeraho, numva ngembe inama ya mbere yo kugira ngo wumve izi definition nuko mbere na mbere wakumva yuko ukeneye kwiberaho, wumva ko ukeneye kubaho ari wowe wibereyeho, apana kuvuga ngo ubereyeho kanaka. So ku buryo usanga n'umuntu afatana liabilities nk'uko twabibonye, azishyura mu myaka nk'itanu iri imbere, nyamara ari wenda nk'amafaranga ya spendinze umunsi umwe, urugero n'ay'ubukwe wenda se cyangwa n'ay'ikindi kintu yakoze. So njye nizera ntashidikanya ko ubashije kubaka asset zawe zigasumba liability, icyo gihe wabasha gukira. So mu gihe bitagenze bityo rero, mu gihe ufite liabilities nyinshi, niyo waba ufite inzu ariko ufite liabilities nyinshi, dufate urugero ufite inzu ariko dufate urugero ufite inzu ubaye muri Kigali pe, ariko ku kwezi n'ubundi uza uri muri I will plan better next month. So njyewe icyo gihe nakubara ko uri umukene, kuko icyo gihe n'ubundi kugira ngo ube umukire ni uko uba ufite asset. Kandi tuvuze asset, icyo gihe twajya mu bindi bintu, twajya muri current asset, twavuga no muri twareba n'izindi na non current asset. So mu gihe udashobora kunyereka cash cyangwa udafite resources zaturutse muri past decision, ntabwo njye nakubara nk'uwo uri umuntu ukize, n'ubyo waba ufite asset 1000, ariko mu gihe cyose bijya ukwezi kujya gushira uri I will plan better next month, umuntu atakwaka atagusaba support ngo uyimuhe, icyo gihe ntabwo njye nabibara ko wateye imbere. So rero waba uri umu accountant, nizera ko dushobora kwemeranya kuri iyi definition yuko asset ari ikintu kizana cash in. So mu gihe liability ari ikintu gifata cash flow kiyijyana out, gicreating a cash flow out. So bigoye kubivuga mu kinyarwanda. So niyo baba ari igihe umuntu ashobora kuvaga amaterima, ariko icyo gihe mu gihe cyose ufata cash flow, iyo difference ni cash flow irajya in cyangwa irajya out. So rero nabashishikariza, nanjye nanishishikariza kureba uburyo ducreatinga asset zikaba munsi, zikaba hejuru ya liabilities. Ko hano dushobora kongeraho n'indi definition murayizi yitwa equity. So icyo gihe twaba dushatse kubikomplika mu kuntu, ariko so icyo twita kugira ngo biri full, ni igihe dufite asset
ingana na liabilities plus equity. Ariko ikindi nanone twagombye kwemeranyaho ni uko ntabwo umuntu akagombye gutinya umwenda, kuba wagira dete, wagira umwenda, ntukabitinye kubera ko amafaranga ashingiye ku mwenda. Umuntu uzakubwira ngo ashaka gutera imbere adafashe umwenda, ntabwo njye nemeranya nawe. Sinumva impamvu kuki twakabaye tubika amafaranga mu gihe abantu bashobora kuyaprintinga. Ntabwo bimekinga sense. Hari ikibazo Kiyosaki yabajije ngo kubera iki tubika amafaranga, kuki ubundi wakumva ko wagira miliyoni 10 kuri konte kandi abantu bashobora kubyuka mu gitondo bakabyuka baprintinze andi mafaranga. Amafaranga ashingiye ku mwenda, wabishaka utabishaka, uko niko kuri. Miliyoni 5 ufite kuri konte mu by'ukuri ni umwenda, ntabwo nta hantu wasanga hari amafaranga yanditseho wenda Patrick amafaranga, nta hantu aba yanditse. Ariya mafaranga n'ahari, ariya mafaranga bakwandikira kuri konte ntabwo aba ahari, sibyo? Murabizi, nkeka ko mubizi. Kugira ngo amafaranga tuguhereza ni icyizere, tukugurisha icyizere. Icyo cyizere rero nicyo duhindura mu mibare. Niba ugiye, reka dufate urugero, uri umucuruzi cyangwa uri umuhinzi wahinze amateke, reka dufate ibijumba, reka dufate ibirayi. Wahinze ibirayi, urangije umuntu avuye i Kigali aje kubikugurira cyangwa avuye ahandi aje kubikugurira, wenda tuvuge ko ibyo birayi byawe bihagaze miliyoni 10, ibihumbi 10, aguhaye inote 2 za 5. Nawe kuko wenda udafite ibishyimbo uri buze kujya kubigura kwa Kalisa, kwa Murokore nawe aguhereze amavuta cyangwa ibishyimbo, nurangiza umereze ya note. Mu by'ukuri icyo umuhaye ni iki? Ni icyizere, nta kindi. Bivuze iki? Bivuze ngo amafaranga ashingiye ku mwenda. Ibihugu byo birabyuka mu gitondo bikavuga ati okay, dufite imitungo, dufite bonds, reka tugurishe icyo cyizere. Bakagurisha icyo cyizere. Niyo mpamvu uzumva ibihugu bikize ari byo bifite imyenda myinshi. Nk'Ubuyapani bufite, ugiye muri GDP yabwo usanga ari 150%. Bararenze, bafite imyenda 150%. Ni ukuvuga ngo ubagurishije ukongera ukabagurisha inshuro 2.5, nibwo babasha kwishyura imyenda bafite. Ariko ni igihugu kiri mu bihugu bikize. Uzareba abakire benshi bagurisha, baba bafite amadete, kuko dete ufite umwenda, ubukungu bwawe burazamuka kwa kesasuwa. Rero icya mbere muri bino bintu twizemo, ntugatinye liability, kuko nidufata definition, reka twirengagize equity kuko tutari aba investors. Niturangiza twandike ko asset iko aka kantu nakashaka, reka nze nkabereke. Reka mbikore gutya, mbibereke bimeze gutya. Okay, ni ibi ndimo kuvuga rero, ni ibi ndimo kuvuga. This is what I'm talking about. Ni ibi nari ndimo kuvuga urebye. Okay. By definition nibyo navugaga n'ubundi. Nibyo navugaga. Biri hehe. Okay, reka nirengagize aka kantu, mwihangana gato. Ndashaka ko twirengagiza iyi side. Reka twirengagije iyi side kugira ngo mprove ibyo navugaga. Nidufata iyi equity, tukayinganya na 0, iyi equity ikangana na 0, sibyo? Ikaba ingana na 0, harasigara yuko liability iko asset. Bivuze iki? Bivuze ngo
bivuze ngo mu gihe cyose ufite umwenda, ufite future obligation, icyo gihe uba ufite asset. So rero nagira umuntu inama y'uko kuba wagira umwenda utakagombye kubitinya, kuba wagira dette utakagombye kubitinya. Icy'ingenzi ni ukumenya ngo amafaranga yawe uzayakoresha ryari, azakora iki, icyo wayasabiye, ese njyewe nsabwa iki? Kuko uba ufite obligation, uba ufite inshingano z'ibyo ugomba kuzuza nyuma y'uko ayo mafaranga yaguhaye. Rero ni byiza kumenya ko icyo ugamije n'icyo wifuza n'aho wifuza kugera. So iyo wamaze kubimenya, ikindi wubaka ubutunzi. So niyo base yo kugira ngo ube umukire, ni ukumva iyi logique, ni ukumva asset na liability. Iyo wamaze kubyumva y'uko asset ingana na liability, kuko equity yo twayirengagije, equity zo reka tuzirengagize kuko utari umu investor, utari company. So ariko mu gihe cyose by default nshaka nabyasuming ideally ni uko asset iko liability, asset iko umwenda, cyangwa ibyo ufite wita ibyawe bingana n'umwenda, nuko nabivuga. Nta ubundi amafaranga ugira wowe ntago umuturage agira amafaranga, sibyo? Amafaranga yose ashingiye ku mwenda, kuko niba bakoze ifaranga bashingiye ku cyizere, bashingiye ku mwenda, ntago wowe waza kumbwira ngo ntabwo ugenda n'imyenda. Umuntu wese agira imyenda, kandi uko nabivuze twirinde kujya dustressa abantu tubapressuringa, wowe nta nzu ugira, njye sinashaka umuhungu utagira inzu, njye sinakodesha. Ni ibintu byinshi mu buzima dukodesha uretse kuba twaba dukodesha inzu. N'ibyo bintu tweye tudefinisa ngo ni ubutunzi, hari igihe buba atari ubutunzi, ko ibintu byose bigendana mu buryo buri mathematique. Nk'uko nabiberetse hano, nk'uko nabiberetse hano, ikintu cyose kizana cash in nicyo nakwita asset. So ikintu cyose kizana amafaranga mu mufuka wawe, icyo nicyo nakwita asset. So ikindi kitari icyo ni liability. So nicyo hano barimo kujya kuvuga, uretse ko njye ntago nigeze mbishaka kubivuga muri company, nabivuze ku muntu ku giti cye. So mu gihe cyose uzi neza ko ufite amafaranga y'abandi, icyo gihe ni liability, ariko ntibikagutera ubwoba. Icy'ingenzi ni uko uba ugomba kuzabishyura. Rero reka nizere ko aka ka definition cyangwa aka ka pariti ka financial literacy kagize icyo kadufasha, kandi tuzakomeza no gukora n'ibindi biganiro byerekeye ku mafaranga, byerekeye ku bukungu, byerekeye ese nakubaka inzu, ese nakora ibi, ese nabigenza gute, kubera icyo ubundi nyikeneye, so kubera icyo ubundi kubera icyo ubundi ariyo nsabwa gukora, ese nta yindi alternative nziza yari ihari. Ndizera ko buri wese kiri buza kugira icyo kibamarira, kandi ndabinginze muzagerageza mutere, mume comment, mume like, mukore na share na subscribe. Ndakeka ko nta muntu wasanga warakoze kuri subscribe kuri bino biganiro byacu ngo gufate nk'umuntu utarakoze ibikwiriye. So ndabashimiye rero, nakagaruka. Imana ibarinde.